tubifata nk'ibintu bisanzwe, ariko ntabwo ariko biri. Isi irashaje, dushishoze yemwe bene data. Ubu nibwo dukeneye imbaraga ziva ku Uwiteka. Mwuka wera tube hafi, ariko tuyobowe n'ububasha bwawe. Umwanzi Satani ntiyadushobora. Mwuka wera umuyobozi mwiza, tutagufite ntacyo twashobora, ariko tuyobowe n'ububasha bwawe. Umwanzi Satani ntiyadushobora. Abadafite Yesu ubu bararushye cyane, kandi tugeze mu bihe bigoye by'imperuka. Ubugome muri iyi si bwafashe indi ntera, intambara z'urudaca mu bihugu byinshi, inkongi z'imiriro zitabasha kuzimwa, imyuzure n'ibyorezo. Mwami turengere. Mwuka wera muyobozi mwiza, tutagufite ntacyo twashobora, ariko tuyobowe n'ububasha bwawe. Umwanzi Satani ntiyadushobora. Mwuka wera muyobozi mwiza, tutagufite ntacyo twashobora, ariko tuyobowe n'ububasha bwawe. Umwanzi Satani ntiyadushobora. Uwiteka rera ni Imana idukunda, yaduhaye Yesu waducungure. Utagendera mu mwuka ntasa nafitanye nayo, abagendera mu mwuka nibo bana b'Imana. Itorero ryawe Mwami dusendereza umwuka, udushoboze kunezeza Imana muri byose, kandi uzaduhe iherezo ryiza, tuzibanire nawe ubuziraherezo. Mwuka wera muyobozi mwiza, tutagufite ntacyo twashobora, ariko tuyobowe n'ububasha bwawe. Umwanzi Satani ntiyadushobora. Tube hafi, muyobozi mwiza, tutagufite tuyobowe nawe. Umwanzi Satani